cyumba cyane kandi ariko rero nuko umuntu amezi 8 byabaye uyu mwana w'iwacu yatabuye ubu nafunze wa mugabo cyakora Imana izakugirira izangirira ute none ndagira ngo nkumenyeshe ko aka kanya iyi nzu nayigurishije barazirana erega umenye ko iwacu bahatana gukunda nubwo uhisirisimba ariko ntabwo wagukunda oya abana mugira n'inzoka wabonye zibereye umusilamu inzoka ko zitinya abasilamu zikaba zigutondagira ni wowe uzizana cyangwa n'izo mu nda ziba zirimo kurya uraha urya ubushyimbo bwa 200 none bikiza bari kumbaga wese kandi ujute hano telefone iriho kuko magana ni ikibazo ese ubwenge bwawe munsi y'ibirenge none wagira ngo ibeho wumarira niba wowe bwamamagara ukamumeza ikigwe mwarageze shegwe yarageze hanyuma urashaka Shaka kuguza basi udufaranga basi ibihumbi 10 nuko kwimana wowe unguze ibihumbi 10 byonyine ugerayo kwishyura se sha wowe ugerayo kwishyura muri minsi ndi guteta ahantu akazi bagiye kuma akazi k'ubusekreteri izina ry'Imana none ikindi ki babo wena nibagiye kukubwira mana ubwire iki umva nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya hano sibire ko barahafuze barashize ngo Gomba yaje uramodoka ugomba gucana oya byaje guhinduka byaje guhinduka uwo mushinga baracyawigaho ntabwo biratanga mbwira wari sinzi ubugamba ryo kumva umva nkubwire ikintu niba uzanywe no kunguza amafaranga haji niba uzanywe no kunguza amafaranga tuvugira mu nzu ngwino tujye mu nzu ninde ujya mu nzu wamaye karibu basi wema karibu tuvugira nzi kumza amakaranga ntabwo bikunda kaje gusura ntabwo bikunda ngura abana Ciao. Iyo nabyutse nasenze simbura dayimoni ntabwo bikunda wowe urinjira kwa boss hano ni wawe Naso urinjira hanze weteta na marinete uri haji urinjira hanze se Naso nagomera kujya mwana wamaye karibu nginjira mu tukinjira mu basuka mana amazi yo kunywa bizi binikira ntabwo bikunda ibiro byanjye nibi iyo boss adahari iyo hari biba birimo hari aka kanya ntabwo bikunda kandi numvugisha amagambo menshi hano si iwanyu boss hari erega iyo boss adahari nahawe itegeko ryo kuba ndaha Naga telefone se no kakoze kakoze ngo wafotora ahubwo bari bambwiye ngo ntago nafotora atarimo memwari kadi ariko nari mbonye undi muntu ubwo nanewe nari ngukumbuye uraho ni karibu ni amahoro niyo masa ntabwo nicara mwicarire ngende kugenda akodesi urabona ikintu cy'isano ni ukuri kw'Imana ubwo wanze kugenda utamenye uko umwishwa ameze utamenye uko umwishwa ameze akodesi nibyo uru ni urukundo rero ugomba guhoraho wa mugabo we buriya kuva na kera byahozeho ahubwo hari umugani bajyaga bavuga ngo nyakuri makubona biriya bintu rero namaze kubona byararangiye ni nka kwa kundi buriya umuco umaze gucika kwa kundi umuntu yakubwiraga ngo yagukubitiye umwana urumva ngo no gufatanya kurera ngamusanze ngari guterana amabuye ubuse ubu wakubita kuri incuro wakubita umwana ngo hari umuntu yaburaye sinemerewe kuhava atarinjira
ubwo ni ukuvuga ngo yinjira nanjye ninjira, asohoka nanjye ndi hano. Allah akibar subhana. Ubu harafunze nusubyuta ni sasi. Wowe rungurukamo niba ushaka kwinjiramo, injirishamo amaso abare yinjiramo, ariko ntago uri bwinjiramo. Kandi nabwo ibyo ubona bigarukire hano nk'ubu. Have se utaruta. Ese warekeye kwiba? Yabamba nume basingubeshe bamba ndakuranga kugirira sinzi n'impamvu nkuhaye uburenganzira bwo ubu nta kintu na kimwe ako ntago wandengana. Afata umwanzuro nguwo ariko byagenze bito umukoreye iki? Niba bose afata umwanzuro kugira tuzazurindira hanze mu jyadahari. Mu gihe hari ukajya mu ndani. Ariko buri rugo rugira amategeko yarwo. Kandi rukagira nuko rukoresha abakoresha babo. Yera bitano n'igenda. Ntabyo nguhaye ntabyo mfite. Mabibi. Nanjye ntabyo mfite. Micyane basi. Ntacyo mfite. Niyo wambwira rimwe ntaryo ndabona. Bampemba naye basabye ngenda akora bakambikira. Basi kanica tugamye n'icyo yawe. Iyi ni intebe y'umuzamu ntagari ya gafifi zose. Tuvugisha ukuri. Ubu urashaka kwicara nashyizeho amavi yanjye. Wowe amavi yanjye urayara. Tuvugisha ukuri. Izina ry'Imana kamubwiye n'iki turigize ndamenye. Kano kandi. Umva mabigiwe. Nta n'umunsi. No kubukobwanye ntuzanagira. Umuntu nsaba igihumbi kandi mawe. Ukimara gutangaza itariki y'ubukwe. Nzaba mpari. Ntabwo wakora ubukwe ngo muri kwawe. Yewe no ku munsi wo kugushyingura nzaba ndimo kurira ndimo bambere. Kuko wowe uzapfa mbere yanjye. Surizamu. Kuko mbikunze se. Ase nakunze. Biziri wicara hanze. Hanze kuko. Umva nyine we kuri umuteka mutwe n'ubundi kuva na kera washakiye akazi kawe. Kana ufite akazi ko kuba ibi ni bya bindi byambuza uri hanze. Ubose yaje kinyamana ubwo afite icyo nakubonye ugura igicucu. Nyine ugura ikigo uri kibayoma. Ntacyo niba arambonyemo ikigo. We ko winirwa wangara ko nta kazi ufite. Namba nanjye igicucu bakigiriye icyizere cyicara hano. Uraza kunguza 10,000 na wowe none uri nta vuye yakoze ku gihumbi basi mijumi nigendere. Ntacyo mfite nawe. Umaze imeze nabi. Ntacyo mfite. Yagomana wamabye. N'ubundi n'uguhenera imumbi. N'ubundi nta muntu wapfa guhereza amafaranga igishorobwa nkawe cy'ikigoryi kiwerewere cyana kimyira. Waru ntuza. Ukora ugenda n'ibikanzu. Yanda wa muzimu. Nibwo bwa mbere nabona n'umuzimu ubyibushye ufite amata. Amezi umunani. Ubu tuvuga ko ari uko kumbona ukagira ngo wenda ni nk'amezi abiri. Ariko rero nuko umuntu amezi 8 byabaye uyu mwana wiwacu yatabuye. Ubu nafunze wa mugabo. Cyakora Imana izakugirira izangirira ute. None ndagira ngo nkumenyeshe ko aka kanya iyi nzu nayigurishije. Iyi nzu nayigurishije ubu iri cyamuna. Ngenda komeza gukena. Ngenda komeza gukena. Nkomeze nguza abana amafaranga mfite inzu yanjye. Hejuru y'umugabo uri kubyibuhira mu nzu yanjye. Ntabwo nkoraho nta kintu mbwira. Sibyo? Impuhwe nakugiriye zari ziriya. Turi kujyana. Oya. Utangiye kubyumva neza rero. Ariko no kuri kw'Imana. Uri kubona ameza ne yarasigaye nari kunzaba niyabonye. No twafasha bono. Oya ntabwo arabonema nta n'umwaka n'amezi abiri. Wanjye navuze. Wenda byibura muri no minsi urabona ko tugiye ni nkandi kurimo amafaranga ko wirirwa ahangaha mukaranga amazi muraba mirabusa. Ubu ngubu muri gushaka ko nzakora ikigo murebe rero ndi kwihuta. Ubwo ngo reba mu nzu ntabwo ariko akubwiye. Ariko ku izina ry'Imana akomuyo watubabarira. No kuvuga ngo aha hantu ukuntu bimeze mufite amasaha 2 yonyine. 2 yonyine. Ntabwo rega bibavu nasari ibintu mukigira mu. Sibye no kuba wakorera umwishwa wawe uzi ko ubuntu no gukorera ijuru. Ndi gukorera ijuru. Nukuri kw'Imana arikoreye amezi 8. Sha nibanga ko ninjiramo. Izina ry'Imana uyu nguyu nibanga ko ninjira zabwira Imana sitwara ibyawe. Wenda nadukwezi kumwe. Ukwezi kumwe nzaba nayo. Urabizi neza ko ucumbitse mu isi. Imana yabyaye umwana umwe wowe byaye abantu 9 uba muzima. Uzi ko ucumbitse.
cyumba cyanjye kandi ntuzi n'usugiye ntuzaniye imbuto ndapfuye dore ko nikireje umunsi wa nyuma wanjye n'uyu mana koko urantangamo igitambo ngo bigende bite koko wambabariye ukareka basi mbabarira ibyo ni ibyande ibintu byo muzane izi mbuto ndazikore nazihase ndazikuma ibintu byose nabikoze kugira ngo ako mbabaje mubamubaze wumva ko ari nk'izihe nyungu wakura mu kunyirukanisha ni izihe nyungu wakura mu kunyirukanisha nkaho bidahagije usanze no mu cyumba kuri gate ntabwo ari hahagije izi ni imbuto nakuye kandi uri supposed yo kuziba urabizi neza ko nta kintu cyo muri uru rugo nemerewe kurya wambabariye utazanteranya na boss ko mwingiye urazirya cyangwa ntabwo nzirya kandi mbabarira nsohokera mu cyumba cyangwa se ngiye mbwire boss ko wajemo hano niba ushaka ko muserera nta kibazo nutarya izi mbuto nanjye ngiye kuvuza induru umuntu aze mubwire kumfasha nongera ngo naraziwe aho buri muratinda unyifuzaho iki basi ngaho mbwira ikintu wifuza ushaka iki ntabwo bikunda so ufite umugabo kandi njye wibuka ko ndi n'umukozi wayo ikibazo kiri urazirya cyangwa mvuza induru oya ngaho ugeze kandi wishimye ureke kurakara ubaye iki simbuto ibindi bisuzuma bwiza ugiye gufata ibya basi ariko ibi bintu gukora ntabwo ari byo ni ukuri kw'Imana ngaho basi sohoka ndazirya ni ukuri ntabwo ndibuzijugunye ndazirya ngaho sohoka nshaka kubona ibiganiro nshaka kurya tubiri twonyine ndasohoka sohoka basi urishimye usibye wishimye nishime gute ibintu bishobora kunyicisha bikankurishaho umutwe nishime gute mubwira kumama umunsi narindiriye urageze mubwira amasaha yafashe none ikibazo nuko atananyumva ntabwo abashaka kunyumva nicyo kibazo reba guhera ku wa mbere abaraza wanyakoreshwaho wabwo utankoze narengeze ngo nyine nari ndimo kuvuga ibyo akora ese n'uyu mukobwa sibyo nubwo yaba afite inyonjo nubwo atanareba afite ubumuga bwo gutera n'indi wakunda ikintu cy'ikibwema nkawe nanjye iki kintu nicyo nibaza abasore cyangwa abagabo ese ubundi adaturiza ku mugabo we njye nicyo nibaza buri munsi bose mwabuje waha ese ubundi uramuzi ashwe avuga ubu si bya bitekerezo abike bya bitekerezo ariko reka nkubwire nubwo abikora babuja ni mwiza pe ni mwiza nta kintu na kimwe wamunenga ahubwo ikibazo azanteranya na boss reka kumbwira boss yarambwiye ati mini nkanakubona muhagararanye hano mbagatagubwira ibaze ko ibyo byose kuvuga uri kwikira ndi gukureba ngakuba nta mukire kuno simana wigeze uva hejuru ukaza kuno mutima none wowe nibe n'abahari n'abatindi wowe waratindaye nta terambere ufite nawe ufite nawe ugana uri umuntu nyine wowe ubwawe uranya ntiwitawaze uripfunukiye naguza ku myenda nyine mbwira umuntu ufite ubwenge waza agakunda umuntu wawe nahipfa nabundi nanjye nari nabuze uwo mbwira ngomabya arankunda ngaraza akangura mu gutwi gakore mu nyoyo y'umurozi abarinnyi barazirana sinibyo barazirana
sinzi icyo cyahere kuvagara kinya umugongo agwana bora ujye urinda erega umenye ko iwacu hatanagukunda nubwo uhisirisimba ariko ntabwo wagukunda oya abana mugira n'inzoka wabonye zaba zibereye umusiramu inzoka ko zitinya abasiramu zikaba zigutondagira ni wowe uzizana cyangwa n'izo mu nda ziba zirimo kurya kuri aho urya ubushyimbo bwa 200 none ukiza hari kumbangira ese dushuguma uri hanze ahantu izuba rikwica wagize no mu nzu byuzuye ukanareba na televiziyo ukanareba na filime mabuja hano niho nkorera akazi kanjye ka kumanywa iyo boss adahari urabizi mba ndi hano ahubwo uri kucyuje hano hanze wagumye mu nzu ubwo wajya kubona ukabona nawe urirabuye nkanjye kubera izuba wajya uguma mu nzu it's okay ibyo byihoreye nawe nkazana agafanta gusa mabuja mbabarira ni ukuri kw'Imana ndagusabye mbabarira utazanyirukanisha mbabarira ndakwinginze mabuja ko nabikubwiye kuva kera kuko wambabarira utazanteranya na boss ni ukuri akazi kanjye ndagakunda mbabarira ndakwinginze basi urakoze yisubiza mu nzu ntago nkubwiye gukora ibintu birenze sibyo Jesse ni fanta nguhaye no kuba wanywa fanta ari ikibazo gihari ese kuki njya nk'ubu ibintu ukanga kubyemera ubona nakuroga dore mabuja we nanyweho nanjye nta kibazo iyi fanta irahenze muzayinkata umushahara wanjye kandi mba nyashaka yuzuye mbabarira ese ufite ikibazo njye cy'umushahara ntabwo nanywa fanta z'ibihumbi 6 ntabwo byakunda kumbe nese umbwira ko ufite ikibazo cy'amafaranga y'ifanta nkuzaniye oya uretse n'ibyo ngibyo njye ntabwo uretse na fanta basi nzigendere mbona amahoro none se nkoze iki basi njye narakubwiye ni boss yambujije ntabwo aba ashaka kumbonana nawe ariko uranga ukaza ubu se uje hano hanze gukora iki we uba ufite ibiro byawe mu nzu kwa basi mbabarira nko fanta gusa ntabwo nzongera kugaruka hano hanze sibyo se nigufatira nabikubwiye kubaye mundaza kuyimuka nibura haje wajya ureka kunesha umutwe nawe ase wajya ugabanya inda ukozeho wamuhobeye riga njye nta kibazo cyane none se mba mubwira kunywa fanta gusa nta nubwo riga nta kintu nagutwara ikindi kandi ubu ngubu niko boss arimo arabireba mubwe kutuvukana turabavandimwe ukora iki kutampreza ukora iki vana utahe mbabarira ese uramwirukanira iki fanta gusa nzanye niba ikibazo basi bagusaba akantu kamwe basi niba ubaha ikiremwa muntu basi mbabarira inkoraho boss atatubona mbabarira sibyo ese boss hari uri hano wasanga yanaje murashaka kunyirukana basi munyirukane neza atari uko ndi umuvandimwe wiwe okay akira basi mbabarira mutazanye yari fanta gusa byibuza yemere byibuza yubahaga gisubizeho nta kibazo ngenda dufite ukuntu turi buze gusangira reba uko bizemera ko kunywa fanta ryari ko akira basi akira n'ubundi nicyo bashakaga man uzankoraho wajya ugenzwa na kamwe uri ni mabuja wawe uri wowe nambwiraga basi umva nkubwire sibyo ndasaze niwe nibi nakubwiraga ntubibonye se nibi nakubwiraga wagiye wumva umugore agukoreho umugore ufite iterambere abonye igicucu aragikunze ajya kukivana mu butinde agigira umugabo bari kugikora kikavuga ngo ntabwo kibishaka mana umugore w'umugabo bose nawe araje ataye mu kanya ndetse n'umuvandimwe wawe ndetse yababa we yabaga ari igihe yabaga ari ikihangaha kuki umugisha ujya mu mabyi yabaga ari igihe wicaye ahangaha ariko wambabariye akinkuraho gato